iki kibazo cya Yago na Godfather na Jihad n'abandi bantu bari hamwe budutsiko hari ukuntu bagiye biremamo udutsiko tumwe dushyigikira abandi byatangiye tubona ari nka showbiz nk'uko showbiz ziriho ariko tuza kubona ko biri kugenda bifata indi ntera aho batangiye kuzanamo amagambo ubona aganisha ku byaha aganisha gukura amacakubiri aganisha ku ngengabitekerezo. Yago yarahamagawe arabazwa. Yago yongera gushyira video hanze. Video yarimo amagambo wumva arimo amacakubiri aganisha ku macakubiri n'ivangura. Arabazwa arakurikiranwa. Muri cya gihe rero ibimenyetso byegeranwaga nibwo twagiye twumva nawe aravuze ngo yarahunze. Ahunze yaragikurikiranwa nibyo kuko abonye ko atangiye kubazwa ku byaha biremereye nka biriya by'ivangura yavuze yahise agenda. Yago ariko nawe aravuga ati ngewe mpunza agatsiko k'abantu bankoreye yicarubozo mu gihe cy'imyaka 4. Ni nkuko nawe afite akandi gatsiko nta kujya wumva avuga ngo big energy. Tariki 14 mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 twakira ikirego cya Nyarwaya Innocent ariwe Yago arega uzaba kiriho Cyprien ariwe Jihad. Niba wumva uri victime w'ikibazo runaka ariko ngo yagiye ataka ni mwamwumva gutaka ni kumwe bajya kuri social media urese ubutaka. Niba yarabegereye Yago ntabwo mwabonaga ko ibi bintu mushobora kuba mwabishakira igaruriro kuko ndetse no bijyanye no kugenza icyaha mushobora no gukumira ko ibikorwa runaka bishobora kuba byageza mu cyaha. Yego hari urundi rutonde ejo nakurikiranye ikiganiro cya Yago ndakireba cyose ariko numva yavuzemo amazina menshi harimo Sabe harimo M Irene harimo abitwa ba Rocky harimo abo ba Jihad harimo ba DJ Brian na Jihad bigeze gukurikiranwaho nabo icyaha cyo amategeko arahari arabagarura. Yego harabo muragarura urugero naguhaye ni nk'abo ngabo bakurikiranywe ibyo bya Yago. Yego hano ubwipereza ryahagaze birakomeza. Wumva ikintu cyambabaje kuri Godfather ndetse na n'uyu munsi ngenda cyamukurikiranye ntago biri buze kuza kwa byarangirira ahangaha ntago bikunda. Banza wumva ahangaha ikintu cyatumye umujene antera gahinda karenze naye ndavuga tuko bisa kose ngomba kuza kuba nakwihorera kubera ko muri gahunda nge nafashe ntago nzongera gutaka. Wumve ngo ndi gutakira ngo umuntu ntago bizakunda ntago nzongera gutaka nge Empire sinzongera gutaka. Nimara ninterwa nzajya nitabara mu mbaraga nzanye mfite nzajya nitabara aho kugira ngo ze koza kumera ngo ngiri ngo ndatabaza ngo ribu. Nayitabaje inshuro zingahe bantabaye kangahe. Banza wumva ngaha ibigarasha hari urunguru rwahunze ejo bundi bita Bosco ukira ahangaha Tony urebye hano undebere ariko izi nderamo abantu bazazigira bati hano hari ikigoryi kiragiye gifata ikiganiro mw'abantu mwe ahita kuri ikiganiro ashyiraho title uvuga gute reka nyibasomere mwumve bari mu nyumvire ahangaha abantu barahantekereza ko abantu n'izi ntaramwe zishaka kugira ngo zishengure imitima y'abantu bagomba kubyamagana ibintu tukabyamagana kandi ntabwo dutekereza ko ari ukwicara ibintu no kubyamagana abantu nk'aba ngaba ariko se nk'uyu nguyu yaba mu gihugu ati ariko ibi bintu no kubyamagana hari urunguru rwahunze igihugu ejo bundi bita ntuza barwita Bosco Empire. Ndashaka mwumve mw'abantu mwe iki gorgi kigiye gikora taito kiravuga ngo umusore yishe undi bapfuye Miss Muyango. Mama wa Muyango twaraganiriye afite agahinda kenshi. But izi ntera hamwe uyu nguyu this motherfucker uri ntera hamwe ibyo bakuvuzeho no kuri. Hano hantu utwa Godfather antutse igitutsi nanga mu bitutsi byose biba kwisi. Kunyuriza mama ku bantu bamubyumva nyine Godfather anyurije mama. Fata abakobwa bari hangover, abakobwa baraye mu tubari, abakobwa babonye umuntu apfa bakagira umutima ukomeye wo kumufotora bakahita bazana raporo kwa Godfather kano kanya nibo ari gukoresha kugira ngo banyamagane. Umukobwa afite IQ ifite ruhe rwego ku buryo kano kanya ari uje gufata Godfather uje kugufasha kunyamagana.
ese baranyamagana nakoze iki ngewe? Baranyamagana nakoze iki? Sibyo? Kubera ko ngize gute, kubera ko navuze kuri Muyango hari ahantu yari ahari ntago yari ahari. Uwo DJ Brian yari ahari cyangwa ntago yari ahari? komeze wumve akimara kuvuga ko nyine ndi umuntu ukwiye kuza kuba nakwamaganwa ntera hamwe ibintu by'ibitutsi nyine biri aho ngaho bidafite iyo biva niyo bijya. Buretse abaze bano bakobwa niba kuko bigeze bahura na Muyango cyangwa se batigeze bahura, wumve kuntu barya indimi. Ubundi kubera iki ayo makuru mwebwe muri kuyahishira iki? Muri kuyahishira iki? Byose mwabivuye muzi ko nta kintu bitwaye. Urimo kunyumva? So mubere mu nyumvire. Okay, mwe mwabaraga ko mwari muhari. Mwigeze mubona Muyango hari ahantu cyangwa yari kumwe namwe? Oya ntago yatwa turi kumwe reka. Muramuzi, mwigeze mumubona? Twamubona. Ndavuga nk'umuntu uhostinga hariya. Yigeze nigera ahantu mwari muri yahanyuze? Oya rwose. Hari ubwo abazi arwo mumuzi? Usibye uyu wuziranye na Mwanose na Brian kandi nabwo banze yamusuzaga kuko icyo gihe ngo twagaho ntabwo twahuye cyane. Ntabwo mubazi na Muyango ntabwo abazi, ntigeze nabamenya. Nawe abasore ntabazi. Byumvise ntago twigeze tumubona, twamubonye ntago twahuye cyane. Ibintu nk'ibyo ngibyo nyine wumva ko hari amakuru n'ubundi bo ubwabo bakomeje kugenda bahisha. Ariko Godfather ndamuzi neza kuntu akora. Iyo umuntu akumvishe kuri live byanze bikunze aba yabanje kuza kukuganiriza mu gikari, ndetse kugira ngo naguhamagare ujoininge ababizi neza ko ugomba kuza kuba waza. Hanyuma rero uyu mutipe ta Godfather reka twanze inkuru twongeye ejo twahereye muri Congo muri CNDP niyo twahereye, hanyuma tugera mu Buganda hano cyangwa ni Bakuri, tubona ko urupfu rw'umuntu Patrick mutipe wari umuboss cyane atunze Godfather mu Bugande. Godfather aramugambanira cyangwa se kugira ngo wenda abantu bari za Bakuri mu mumenye, bamwitaga ngo ni Safi Bruno, ari ku Gisenyi yitaga ngo ni Ganza Bruno. Amaze gufata rutemikirere agiye yahise yita ngo ni Godfather. Ubu kano kandi turaza gukoresha izina rya Godfather, ariko nyine ku bantu bari za Bakuri aho ngo nuza mu Bugande muze kwibuka umuntu Patrick. Nashimye no kubona hari abantu baza muri commentaire bakavuga ngo uyu muntu turamuzi. Kano kanya Godfather uzabwire basi umuryango wa Patrick ahantu umurambo w'uyu Patrick kuri base wende bamushyingure. Ibyo bintu rwose uzihangana ubikoye niba ufite umutima nama, ariko sinzi niba umutima uwufite, kubera ko n'ubundi ibintu byawe byose bishingiye ku bugome bw'indenga kamere. Ariko nkeka ko buryo umuntu agiye kuba umugome aba afite ikintu kibimutera. Ntago umuntu avuka ari umugome reka, ntago umuntu avuka ari umugome, ahubwo ibintu bibi ugenda ucamo cyangwa se ibintu bibi abantu bagenda bakunyuzamo bireba n'amaso yawe nibyo bigenda biguhindura inyamaswa. Ndetse uko urushaho kugenda ubona nyine ibibi byinshi cyane mu isi, ni nako n'ubunyamaswa bwawe burushaho kugenda bwiyongera. Ari niyo ushaka kuza gusa nyine Godfather nta santima. Rib irafata umunyarwanda yamwunga na mugenzi we Godfather bikamubabaza. Kuvuga ati ni gute Rib yunga bano zino ngegere yazijyanye mageragere. Mu yandi magambo nyine kugira ngo witwa Godfather aze kuza kumva ko afite ibyishimo byuzuye, nuko abanyarwanda bari buze kuza ko bari mu gahinda karenze ukwemera. Ayo mpamvu nanjye kugira ngo nkwime ibyo byishimo wunshakaho, ntago nzigira ngenza kukuririra, nta nubwo uzigira ubona ndi kuza gutaka ngo ndi gutabaza. Ntago bizakunda. Igitero cyose uzanyoherezaho Empire and Ready yo kuza kuba nagira gute Kwa kunena undi muzongera kunyita maraya wanjegeraho. Ese ko naguza gitsina Amuskwera uzongera kunyita maraya wa kigoryi uranyumva neza? Jack Banga. Maraya niyo kwa kunena wa kigoryi uranyumva? Kundi muzi gasapu. Gasapu. aparizi mayibobo zo kuri za Twitter ngo ni ba Godfather kaza hangaha kagahostinga abantu bagera mu 10 kagenda gatuka abantu kabasuzugura kagira gute. Ngewe nta muntu njya nsuzugura, ariko iyo ushatse kunsuzugura no kunyirwa ko nsuzuguye ako kanya bita nguruka niko nkora. Ntabwo ushobora gusuzugura noneho ngo usuzugure umukire wanjye. Ubwo ni umwe mu bantu ku isi bafite abakire benshi cyane.
mfite abakire benshi cyane ariko rero ntushobora gusuzugura umukire wanjye ngo umucishe amazi mu nyagasozi n'inzererezi mukorana izo space zimara umunsi wose uvuge ngo nshobora kukorohera. Ntabwo bishoboka, ntibishoboka. Nk'ubu mu rugero, ntabwo umuntu ashobora kubyuka mu gitondo ngo avuge kuri Coach Gael nabi, kandi Coach Gael uwo muntu adashobora kumusubiza. Muzabicunge neza ibi bintu. Jewe nimba bivuze nkaba mbeshye, ndahita mva ahantu ndi hano mu Bubiligi i Buruseli ngere i Kigali na amasaha 8. Nimara kugera ku kigo cy'Ikanombe, ku kigo cy'indege cy'Ikanombe, ndahita nkuramo umupira n'uyu mudigi wanjye, nkure muri pantaro n'akaboxa nambariyemo imbere n'akaboro kanjye, ntangire kugenda ngere mu mujyi mu mujyi hakurya. Noneho nambaye ubusa n'akaboro kanjye kagenda kanagana gutya, ngere mu mujyi muri gare, nongere mve muri gare ngaruke iwacu Gikondo, bite njya kwiryamira kwa mukecuru. Sinzongera no gufata geto rwose, ndahita nsubira mu rugo. Umuntu bita Coach Gael naramuka agiye hariya ku muntu wamuharabitse akamusubiza, ibyo bintu nzahita mbikora. Ni Godfather ndi kubwira wowe ni we ndi kubwira wowe. Ubundi wita abanyarwanda intera hamwe ukabita ibigarasha, ubundi wowe uri iki? Wowe uri iki Godfather? Uri umuzimu, uri iki? Bamwita Ganza Bruno, niko bamwita. Yahoze aba Igisenyi ku Majengo, afite umugore witwa Jacqueline, ari umumotari. Icyo cya Godfather kiri Canada, cyagukeka ko abantu batakoze. Ntago wahoze uri umukozi wo mu rugo wa General Rurankunda wowe Godfather. Ari mpamvu nyine utagishaka kwigaragaza, kuko abo wabanye nabo ni abantu bakoze amahano menshi cyane. Wowe Godfather ntago wabaye umukozi wa Rurankunda wo mu rugo umutekera muri Kongo. Mu gihe Rurankunda bamufataga bakaza Igisenyi atuye hariya, muntu uza atuye hariya muri RCD, wowe ntago waje ukahita ushaka umugore w'umunyagisenyi mugatura hariya mu makoro uri umumotari. Ntago wageze Canada uciye mu Bugande, we ntago wari impunzi ugenda uhungahunga ubunda ugafata indege ukisanga Canada. None umuntu ari kwihungira yifitiye mapu y'ibintu bye yacoye, kikaza kigahwinina kikavuga ubusa. Wowe ubona aya amadegede abantu bikoreye. Uzashiduka nakuguyeho turi gukorera muri area zimwe. Wowe Godfather ndakuzi cyane mani, ngiye ntago ngiye ushobora kuza ko wancika. Ganza Bruno, umukozi wo mu rugo wa General Rurankunda. Muguzi ko abantu batakuzi. 2:8 reka kuturatira iwawe no muri reka kuturatira iwawe wa mugore we no muri afite ibirenze byumva. Nagaruka aratawashano herekane habere azagutera izo ntebe bazitwara. Birababaje kubona iranzu nta mugore uyibamo. Ntabwo ndi homophobic. Inzu ni abagabo. Cyakoze amana pusaranyemeje, pusarandangije nkuyo. Nongere nibutse baba YouTuber batagira content, musome iyi warning iri mwireba. Nongere nibutse abafite banje bamwe mu nkunda mukoze za Nisoni, iyi goro muyimanureho. Bisanzwe benda nguri yaraje. Reka nsaba top gift banje ni mukoze satani ko Nisoni mukandeho muyimarangureho. Munyerekerwa rukundo mujye munyereka badari muzamumanura kiriya kintu mwabaye mute koko kuko bifata ko ndyoshye nk'imineke mukandeho mukoze utani Azari woni wewe ngewe wanyawe urumva ibiganiro byanjye biryoshye nk'ubugari bwa kinazi ni mukande kuri iyo ngo buraryoshye ndaryoshye nje mbaha ibiganiro biryoshye. Abakobwa banje nibo babizi ukuntu ryoshye. My friend umukobwa twahuye gira n'umugisha, umukobwa twakunda yahita abona umugabo. Diva umeze neza sheri. Heri shaba benda ni bazamuka yakura hamagabo wanyana yingishiriza difasha ndakuye gasopo reka nkubwire wa mugabo bakari divaje ntabwo maje gutereka abakobwa banje yabiyamye Diva no wabene wanyiyo reka nkubwire we Brian simukanya ntabwo ari kumwe na Tiana. Kiwari kumwe na Tiana muri iyo nzu. Namaze Tiana n'umuvandi mwanje, Tiana mama wanje na mama we baravuka. Iwa mumenyeye hano. we Godfather ndetse umukobwa
Okay, banyarwandakazi nimwigaragaza ikuzo ryanyu mukande kuri iyo gore sigaye iminota 26 mutapinge mukande kuri hatimi Bera yahageze Benda mbabarira uzamuke turakwinginze sheri zamuka mwana wawe ubu mwampaye ikuzo ibi byabona mwanyeretse ikuzo nta muntu wagira gutya nta muntu wagira gutya cyo cyasita kayigira abasitari bagaceceka mutapinge tapurukundo mujye mugereka turi bakeya mwarunyeretse imbere y'abantu bakaziba tapanishe buri kantu haye rwa rukundo mujye mubwira mwaje Tiana wanje Tiana mubibereke deswe pusi amakarabo kamwe mubibereke data nakarabo kazagwira mubibereke yeah, thank you. Oh my God, thank you so much. Mwemuretse gato murebe. Pusige twamenyejeje Tiana arimo arakumvira ahangaha reka gukomeza kumusaba kuza kuri ubwo burayivuga wikomeza kumwanjama. Yes we reka muboroke Chokoza reka kukire namenye yuko uhanganyira abamanu umuvandimwe kireka abantu ucangiye na collabo. Ale thank you nimugaragaze urukundo mu yo buri ndababwiza ukuri buri kantu yaransubiraga ariko ngo Benda uretse gato bantu banje Benda muri kumubona mubwire Benda request vuga nabi se Shake Benda namubuze pe Benda ndi kumuhiga namubuze nta nubwo ari kumona mu Iko semana yanjye Shakira niba uri ari kutwumva Benda murekura azavuga koko ubu bavuge ngo Benda no umuyobora no umutegeka no utuma ataza kwisobanura Shakira se BNS ndakubona hasi koza abandi isoni Jemmy mukoza abandi isoni mukoza abandi isoni Felix karibu welcome Muta haleluya no iyi goro bayibariho abantu bazanga babona ibibera aha Muta andikira abantu bakakira Vitesse Manuke mutapinga tujye kuri 300 kwihuta ko mwamushyize inza shabanjugunye ibishanga dufiteho dufite ubiri pe ahantu bavuga ko kabano bagiye gushyiraho dread finally ngo bagiye gushyiraho dread uyu mugabo muri bagiye gushyiraho dread kuri uyu mutwe Mana iri hangana nta muntu ayitanga byose nago dread Mana yamuhaye imwambura umusatsi Benda ndagutegereje ndi kuvuga kuri iyi virusi yaje mu banyarwanda yitwa Godfather byari byagenze gute navugije induru bingana gute kugira ngo fata ku mavuta yes or no naragurutse ndatabaza ndara amajoro mvuze iyi nduru fata ku mavuta arafungwa Godfather uramuzi wapi uzi se igihugu avukamo wapi kandi wubwe yarivugiye ko nta identity y'u Rwanda agira yari wubwe ku giti cye yarivugiye ngo ntago ari umunyarwanda reka nsubiramo amagambo yavuze kucyo byumve neza yaravuze ngo ntago ari umunyarwanda ntago ari umukongomani si umurundi si n'umugande Godfather nje ndi kwibaza nje gukubaza unsubize Godfather uramuzi icyo wambwiye ngo hoye ushaka kubutamuzi gucita mbona nkubona byibura wari wamubona ku isura wapi hari nimero yuzi wapi none se reka nkubaza ubundi kubera iki societe yemera igakurikira umuntu igakurikira abaringa none se afite imbaraga zingana iki cyangwa se afite izihe nshingano urumva ku buryo urwego nka RIB ku buryo polisi y'u Rwanda urumva zijya guta umuntu muri yombi kubera ko Godfather yavuze ntago ndi kubwira abantu ngo nibongere kumwumva sibyo ariko nanone ntago agomba kudupakiramo ideze ngo azafata abahanzi bacu izina ryabo aryangize sibyo narangiza afate bamwe mu ba content creator bagenzi bacu urumva ngagende ngaje kuri live abambi kuhamagawe n'umukobwa witwa Tani ngo tujye gukora yeze gasukutsaga gukora ikiganiro amwe ngo ni inkuru ntabwo atije ntago nago ikiganiro tuzarinda upfa tudakoranye tibite n'ibintu waciye no kurari nkeneye akazi uri murumva ariko dusubiye inyuma gato y'agasuku yabirukanye mu gipangu cye nk'ingegera yirukanye Godfather yo uruhunyira cyakora ruzi guhimba inkuru banyu uruhumba
uretse gato uruntu rwavuye gereza amageragere aho rwari rwarafatiye umwana ku ngufu rugafungwa bene wanyu noneho uri kumva Godfa kiba kiraje kinsangukaza aho twakoreraga nyiri Nyamirambo ati dore nibwo mfunguwe ariko nagiraga ngo unzane ku mihanda ntangire inkuri ngiye bitewe n'ukuntu nagiye mpemukirwa n'abantu uri kumva ntabwo ubu ngubu nshobora kuba nagushyira kuri kamera utankubise beceri ubu nagiye mpemukirwa abantu bose nagiye mfasha nta n'umuntu n'umwe ushobora kugenda harangwa ngo nambe credit abo bana ngo ni ba Nyakusoni njye wabazanye abitwa ba Servizo njye wabazanye abitwa ba Kevin njye wabazanye ba Yampano nta muntu n'umwe ugenda hariya ngo navuge ngo Jesquizo ni wamfashije gutya na gutya na gutya ndamwana rero giye kugira ngo nkuzane kuri mihanda urankubita ibiceri kiba kirabwe ngo naguciye ngamabera we naguciye ngahe waciye inote ya senyisa urakoze cyane none se Godfa nubwo naba ndi umusazi nageraho mvuga ngo ujya kuzana senkani kiba kirambwiye ngo yewe ngo amafaranga ngo mfite ngo n'amafaranga sinzi ikintu cyambwiye ngo cyagurishije iki kivi mageragere ndakibwira ati wowe genda ujye kuzana ibiceri uze dukore kiba kiravuze ngo kigiye kujya ku cyuma bro ngihereza n'abahungu kuko cyari kimwe kiragenda ibirenge bidakora hasi kimeze nk'ikirwaye kubera ko cyari kimaze igihe kinini kiryama nyine kitagenda uri kumva bro kigeze hanze kiba gihobagije abo bana ndavuga ati okay sawa nta kibazo nikigende kizongera kugaruka hano mbajije n'amakuru yacyo bambwira ibintu gikora ni ikintu gishobora kohereza amafaranga kuri momo kigahita kiyakansoringa icyo ngicyo n'undi mugore bita Esther ugendana na Fisi iyo story Fisi arayizi mpita mbwira abahungu banjye ndavuga ngo icyitwa Nyamabondo umunsi nongeye kukibona hano ibyo hazataha wowe cyangwa se ngira utundi tuntu nikora tutari twiza uko niko nagiciye kukazaho nkorera njyewe nta n'umunsi warimwe ndagusaba ikiganiro wowe kuko sinjya nkoresha kwanza ibiganiro njye ubwanjye ndi ikiganiro mva mu kiganiro mva mu ndirimbo kwa Debeni ni wampamagaye wowe kwambura ngo dukore nk'ubwo tuzaba zirakorana nawe njyewe nawe dore Fisi yazanye umuntu azanye inkoko uzimwimya arira nk'umwana ari Fisi abana y'umuntu uzanye ibiryo wowe uri umuntu wowe kumwagemera kwigira abantu beza shaka ndimo nakubwira njyewe nguhamagara ngira nimero yawe njyewe dose gaso twavuganaga ku kinge nawe umva se ubwira ko gore karimo karasho ubwira ko gore kari gushomoka kabanza kaziba oya we ndakwiyamye winukira umugore bwira ko gore kabwira ni kongera kuvugiramo akagore n'akagome akantu kemeye kujya kuryama ku buriri bwa mukuru wako sha Godfather ako kagore nta mutima kagira urakabwira karongera kuvugiramo ndakereka Godfather akudamo uzi ko wowe uri iki uzi ko Nyamo uyu ni ndafi n'umuntu utekereza Nyamo Nyamo Karame uzi ko uri inyamaswa wowe ugasambanya abantu babiri bavukana none sibyo si ubushobozi se ubwo ni ubunyamaswa oya naze gasoko nanjye mbe nkawe se gaso ubwo ni ubunyamaswa ntugire ngo utagira inshingano ngiye ngomba kugira inshingano ntugire ngo ni ubutwari ntabwo nongera ubwo ugize gutyo byo ntabwo nongera ubwo ugize utyo ngo ntabwo nongera ntabwo nongera rwose ariko wumve ko ubwo ni ubunyamaswa gasuku reka mbe nkureke mbabe niganiriza abana bwo bakingeraho nzagaruka tuganire ndabaza ibivugwa ko gasuku uyu nguyu Jay mu byo ari kukubwira bifitanye isano n'ukuri baba barashatse kumuriganya nawe
we kuriganya nyine yaragiye kundoda yari kudoda umudodo kandi ja icyo kintu wagira ngo turavuga wabyumvise uyu nzambura wa kiginga we ureko dusa ntibari kujya bavuga ati gasuka zamuye muri umunawe Godva yo kara kagore nako nagashomotsi n'ubundi gatware mukuru wa kumugabo ninde uvuze maze kudoda ni kakamudozi do reba do ndagashomotsi Godfather kamanuka mbane niganiriza abana bavuye ku ishuri oya uburetse gato uburetse mbere yuko ugenda gufite ibibazo bibiri kandi wibije ko tugomba gufasha na mama n'abadamu ese yo story yizi Godfather wapi Nyamabondo yabanaga na mukuru wa kara kagore urumva oya wimwita kagore ariko so please oya ni kanchomotse hose kanchomotse no utagira ibintu zangu ubimwigishe mwiga peace yo barashira kiganiro wegende manutse no Godfather ndagaruka aritsaka kivugira ariko reka mbaze tubone twakira abana aritsaka soko kivugira ariko se waretse gukwepa Nyamabondo erega aritsaka soko kakubwiza ukuri afite kuri kocho je fatira urumva Godfather ako kagore ka Nyamabondo bro karagiye gacunga Nyamabondo afunguwe sinzi ibintu rega yagurishije Nyamabondo yaje kundeba ashobora kuba hari ibintu yagurishije noneho mukuru ni mwabyaranye Nyamabondo oya ntago twabyaranye bamufitanye abana batatu wabyumvise we Mabondo we Mabondo karamere mukuru wo mukobwa ni mwabyaranye bafitanye abana bane twabyaranye umwana umwe uwo ushomoka we mufitanye bangahe twabyaranye ejo bundi dore abana bane batatu uwo mugore uzamwirukana twarasezeranye ashomoka atyo gasuku ndagaruka reka maze ntakira abana bavuye ku ishuri mana sawa